Shalom shalom, hano ni kwa Valentine nk'uko ubushize nabibabwiye, nari nagerageje gukora ku igaburo rya rasanye, ngerageza gukora kwereka abantu umunyu wa panisora, ni ukuvuga muri njyewe ngenda nkora akantu kamwe mbese utuntu n'utundi. Rero muri ino minsi nanateguye buryo ki nakwereka abantu buryo ki udupfukamunwa dutandukanye, bikurikije n'ubunini bw'umuntu afite ku isura. Hari abantu bagira amasura matoya n'abantu bagira amasura manini, cyangwa abapapa n'abamama, urubyiruko se urazi ko abantu bose bagiye bafite amasura atandukanye. Aha ngaha rero nagerageje kuba nakora tuno tuntu ngo mberege buryo ki tugiye dutandukanye. Hari uturiho imigozi iri ifata ku matwi, hatariho n'ututariho imigozi, ku buryo nk'umuntu ugiye kukagura cyangwa se ushatse nkuko wakadodesha, ushaka gukora komande ukurikije ibara ukunda. Nk'aha ngaha kuri video muri bone utuntu tubiri nasize, dufungamunwa tubiri nasize tutariho imigozi. Ni nk'urugero nari ndimo gutanga kuko ibyo ari byo byose ndi kudukora, ariko sinzi ko ahantu ndi mu gihugu ntuyemo buri wese ahari yabasha kongeraho. Ndazi ko aho muri mugiye mudufite tuno tuntu, abenshi bakoresha turiya umuntu akoresha agahita ajugunya, ariko turiya mu buryo nabonye dukoze turahenda cyane. Abantu benshi ntibabasha hari kuba batugura kuko ushaka kugakora muri nka famiye nini, ugasanga wenda nko ku munsi cyangwa mu minsi ibiri muratumaze. Ariko kano iyo ugakoresha usanga ari byiza kuko agakoze mu mwenda, ushaka kukambara waza ukakamesa, kandi nanone biba byiza uramutse ugakoresheje umunsi umwe. Ubundi bisaba ko kari agakoze mu gipapuro ugakoresha nibura amasaha 4. Nyuma y'amasaha 4 ugomba kukajugunya kugira ngo kaba katera ingaruka mu buhumekero. Ariko kano gakoze mu myenda, icyiza cyako nuko ugakoresha ukaba wakagumana umwanya munini, bikaba nabiza ko waba ufite tubiri wenda wagakoresha muri ayo masaha 4, kuko deja haba hamaze kwinjiramo umwuka gasa nk'akatose, ukaba wakongera ukagakoresha. Ukaba wakoresha kandi gashyaya sasori udakoresha ko ngako. Ubwo rero muri makeya naberekaga ndavuga ururimi asari rw'ikinyarwanda, sinzi ko abantu bose babyumva, ariko undi wese wazagereza ko ino video mugenzi wayo ifite yayimwereka akanamusobanurira. Ni byiza gukoresha agapfukamunwa kamese mu gihe gakoze mu mwenda, kameshe kandi gateye ipasi. Ko wagakoresha amasaha 4, nyuma y'amasaha 4 ugahindura kandi. Ni byiza ko umuntu atunga agapfukamunwa karenze kamwe, kuko mu gihe uri guhumeka hari igihe ugera aho ngaho kumva rwose kanatosemo imbere bitewe n'uburyo ki umuntu ahumeka. Hari n'abagira ikibazo cy'uko batabasha kuba bakoresha tuno dupfukamunwa. Ariko ubundi nkurikije uko abadukoze cyangwa se aho twagiye tudukoresha batubwiye ko agapfukamunwa ko ari byiza niba kukamara ni amasaha 4 gusa, ubundi ugahita uhindura. Sawa rero nibyo nababwiraga, utuntu two nakoze ngewe ubwanjye. Wagakenera yambaza buryo ki yakabona. Urabona ko turatandukanye, hari utw'abantu banini, hari utw'abantu batoya, hari uturiho imigozi n'utariho imigozi. Ngo tutariho imigozi umuntu yagagerageza kugakora komande, cyangwa nawe ubwe akayishyiraho ibara yumva yifuza. Murakoze, ndabashimiye cyane.